Tubanje kubasuhuza abadukurikiye, muhawe ikaze muri iki kiganiro kandi muri kumwe nanjye Jean Paul. Muri iki kiganiro twifuje kubasangiza uburyo bwiza bwo kwirinda abanzi, cyane cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, atari twe tubikururiye cyangwa se atari twe tubiteje, ahubwo bakabikora kubw'impamvu zabo cyangwa se ku bushake bwabo. Umugabo bita Theodore Roosevelt ubwo yari ari muri White House muri Amerika, yemeje yuko iyo aza kuba 75 mu byo akora ku ijana, akabikora mu buryo bwiza cyangwa se mu byo twita mu buryo bunoze, yari kugera ku byo yifuza mu buzima bwe bwose. Ariko se nanone, niba umuntu ukomeye wabayeho mu kinyejana cya 20 yizera yuko ibyo bintu byashobokaga, ni ukubera iki njye nawe tutagera ku cyo twifuza mu buzima bwacu? Ubushakashatsi bwemeza yuko ubashije gukora ibintu byose 55% by'uko byakabaye bikorwa, washobora no gukora cyangwa se ukagera ku cyo wifuza mu buzima. Ariko se nanone, ubaye utiyizera yuko udashobora gukora 55% nk'uko wakabaye ibyo bintu ubikora nk'uko bitegetswe cyangwa se ubinoza, ni gute ushobora no guciraho umuntu urubanza cyangwa se ukavuga yuko undi muntu runaka ibyo akora atari byo? Umwe ushobora kubwira abantu ko ibyo bakora atari byo, wenda kuko ubabonye cyangwa wabyumvise, ariko se ubwo ubabwiye bituma bumva yuko bari mu makosa? Ntibishoboka. Ahubwo uba usa nk'aho utangije intambara cyangwa se guhangana kuri bo, akaba ariyo mpamvu bifuza kugusubizanya uburakari, kandi ntibanabashe guhindura imitekerereze yawo, ahubwo bigasa nk'aho ubababaje. Mu miganirire cyangwa mu mivugire, ujye wirinda gutangizanya aya magambo ngo ngiye kukwereka yuko iki kintu ari cyo, ubundi ukavuga yuko ngo urabizi yuko ndi umunyabwenge kukurusha, cyangwa se ngo ngiye kukwereka ikintu, kwemeza yuko ndi mukuri. Mu by'ukuri aya magambo arakomeye cyane kandi atuma uyumvise wese yifuza guhangana, utari wagira n'icyo umubwira cyangwa se umusobanurira. Niba nanone ugiye gukosora ikintu runaka, ibanga ririmo ni uko utatuma ko hari icyo uwo muntu amenya. Bikore mu bwenge ku buryo n'abantu batamenya yuko uri kugerageza kubakosora cyangwa se hari icyo uri kugerageza kugira ngo bahinduke. Mu myaka 300 ishize, Galileo yabisobanuye avuga yuko utakwigisha umuntu ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo wamufasha kwishakamo icyo kintu muri we, kuko byose biba birimo. Nanone umugabo bita Lord Chesterfield abisobanura neza avuga yuko ugomba guharanira kugira ubwenge kurusha abandi bantu muba muri kumwe mu buzima bwa buri munsi, ariko ntugatume babimenya yuko uri kubigerageza cyangwa se uri kuzamura ubwenge kubarusha. Socrates aza abisobanura neza avuga yuko ikintu cyonyine azi ni uko we nta kintu azi. Yego, niba umuntu avuze ikintu ko atari cyo, aza akabivuga. Yego, nawe ukaba uzi yuko atari ukuri pe. Ese nibyo cyangwa se byaba byiza ukoresheje igihe wifuza kugira icyo uvuga cyangwa se icyo utanga n'ibitekerezo, wenda ukavuga
ntibabyumve, ahubwo bahitamo cyane cyane gukomeza imitima yabo, ntibabyumve cyangwa se ngo ntibabikosore. Kenshi ngo abantu ntibakunda kuvuguruzwa ku byo bizeye cyangwa se ku byo bamenye, ariko bisanga mu mpinduka zikomeye kubw'amagambo meza avuzwe cyangwa se ababwiwe n'abifuza kubahindura. Ubwo bisobanuye yuko muri ubu buzima yuko atari ibitekerezo byonyine biba bihindutse, ahubwo n'imikorere yabo ya buri munsi iba ihituwe cyangwa se ikanzwe cyangwa se itewe ubwoba n'amagambo meza y'ababigisha baba bababwiye. Ubu bisobanura yuko mu mivugire, mu mikorere, mu migendere cyangwa se mu mikosorere tuba tugerageza gukosora n'abagenzi bacu, twakwirinda